Twongeye kubaha ikaze hano kuri Afrifame TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu twategura indyo y'ibirayi irimo na sosiso. Ni indyo ibiryoshye cyane. Murabona utu n'uturayi dukase mu buryo bwa kare, ku buryo bwose turaba dufite forme cyangwa se shape ingana. Murabona hano naho dufite sosiso imwe ikase neza mu buryo bwa cercle, nabwo mu buryo bungana. Ahangaha naho dufitemo igitunguru kimwe gikase neza hamwe na poivro ikase neza mu buryo bwa kare. Murabona hano naho dufitemo ibirungo, black pepper, dufitemo garlic powder ndetse n'umunyu uza kugira ngo bize kuba bifite taste. Hanyuma rero ibi nibyo tugiye kwifashisha mu gutegura indyo yacu, iraza kuba iryoshye cyane. Ubu rero tugiye kujya mu gikoni dutangire gutegura iyi ndyo yacu, iraza kuba iryoshye cyane. Ahangaha rero tugeze mu gikoni, tugiye kubanza guteka sosiso zacu. Shyira ku muriro uringaniye, utari mwinshi kandi utari na muke cyane. Sosiso murabizi ko zigira amavuta ubwazo, ntabwo ari ngombwa ko tubanza gushyiramo amavuta. Ni ukuhindura mu rundi ruhande kugira ngo rumwe rutaza kuba nk'urushirira. Iyi ndyo iraryoha cyane, ndabizi muraza kuyikunda, biba biryoshye cyane. Kora ku buryo ki izi sosiso zawe zitaza gushirira, ariko nanone zikaba zahinduye akabara. Murabona ko za sosiso zacu zamaze guhindura ibara kandi nta nubwo zashiririye. Ubu ngubu tugiye kuzikuramo, tuzishyire ku ruhande. Ubu ngubu tugiye gushyiraho utuvuta two kuza guteka bya birayi byacu. Aba ari amavuta make aringaniye. Amavuta yamaze gushya, tugiye gushyiramo ibirayi byacu. Nabwo ushyira ku muriro uringaniye, utari umuriro mukeya kandi utari na mwinshi cyane, ko dushaka ko utu turayi tuza kuba twahinduye ibara ku ruhande, twabaye n'udusote cyangwa se udufiriti. Ibirayi byacu uruhande rwo hasi bimaze guhindura ibara, ubwo rero tugiye guhindura. Murabona ko uruhande rumwe rwari hasi rwahinduye ibara, ubu ngubu duhinduye ku rundi ruhande kugira ngo bishye neza. Nabwo turaba turetse akanya nk'iminota 2 cyangwa 3, kongere tuze turebe ko twahindura. Tugiye guhindura nanone. Murabona ko impande zose zamaze gusa n'izifata akarange. Ibirayi byacu mu by'ukuri bimeze nk'ibyahiye. Tugiye gukurikizaho gushyiramo ibirungo byacu. Ndabishyiriramo rimwe, yaba black powder, yaba umunyu ndetse na garlic powder. Njyewe nagiye nkoresha 1/4 cy'ikiyiko kubera ko nakoze ibirayi 3. Hanyuma se musiga hose, hanyuma tuvange kugira ngo bibashe gukora neza. Biba bifite agahumuro kameze neza. Ushobora gufata kamwe ukumva ko umunyu wawe wakoze neza. Tugiye gukurikizamo gushyiramo
igitunguru na poivro. Tuvange. Rero nakoresheje igitunguru gitukura kimwe, wowe wenda se ushaka gukunda igitunguru cy'umweru washyiramo n'icyumweru nta kibazo. Turakomeza tuvange igitunguru cyacu n'iyi poivro bise neza. Bifite agahumuro kameze neza cyane. Ku bantu bakunda inyanya ushobora no gushyiramo urunyanya narwo nta kibazo. Igitunguru cyacu na poivro bimaze gushya. Ubu rero tugiye gushyiramo sosiso. Tuvange naho akanya. Izi ni za sosiso zacu twakuyemo kare twari twashyize ku muriro, tuzishyizemo rero byose bimaze gushya. Ibi bintu ni byiza biraryoshye, ushobora kubifata nka nimugoroba se udashaka kurya indyo zikomeye, ukaba wabifata ku ruhande, ukaba wafata n'akareti ku ruhande cyangwa se agacapati, ukaba wafata se n'icyayi ku ruhande, ukirira rwose biba bimeze neza biryoshye, ukiryamira. Ubu rero ibiryo byacu bimeze neza, ubu ngubu umuntu yabasha kuba yabiseriva. Urabona ko rwose turasa neza. Urabona ushyize ku gasahani ugashyiraho n'agacapati cyangwa se umureti n'icyayi ku ruhande, waba ufashe rwose akadina keza, udashatse gufata bya bintu bikomeye, ukiryamira. Mukomeze mukurikirane indyo zacu, tubigisha ukuntu ushaka gutegura utuntu dutandukanye kandi tworoheje, ushaka kuba wafata yaba ku manywa cyangwa se nijoro cyangwa se mu gitondo, tworoheje tutagoranye. Murakoze, mukomeze muryoherwe na video zacu, munazisangize inshuti zanyu. Ku batarakora subscribe nababwira ngo mubikore kugira ngo izi video zijye zibageraho mu bambere. Murakoze, murabagaciro kuri twe, turabakunda. Imana ibahe umugisha.